iki cyo sinzi nimba ntatandukire ariko nacyo gifitanye isano n'ubundi n'ijambo ry'Imana abantu ni ibintu byavuzwe cyane reka ngiye mu burasirazuba bwo hagati bw'isi ku ntambara iri hagati ya Iran na Israel hazamo ijambo abaperisi ugiye kunzanira Magedoni ni ijambo rivugwe cyane. Nahuye n'umuntu ahantu na postinze ifoto mvuga nti nzaganira n'umushumba harimo ibitekerezo nyine bavuga ati umushumba zatuganirize kuri no ntambara urumva abantu bavuga ati ya Israel abantu batubwiraga ko ariho baribo baduhaye Imana iyi ntambara ya Iran na Israel nk'umushumba akaba umwanditsi umushakashatsi none intambara ushaka ko tubivuga wikirahari intambara utekerezaho iki nkawe personally ntacyo nyitekerezaho kubera ko burya intambara ni intambara bo urabona Israel yo itanga impamvu ikavuga ngo Iran yarimo gutubura uranium ishobora gukora bombe atomique kandi turabizi iki gihugu cyitwa Iran cyarahiriye yuko kizadusiba ku ikarita y'isi none natwe ntituzemera ko bakora bombe atomique kandi twari tubizi yuko bamaze gutubura bombe burya ibintu zabira bya uranium bafite ukuntu bagenda bayiyungurura itaremereye cyane idashobora kuvamo bombe atomique mbese ni nko kubona bayungurura ikahwa izibishugushugu zikavamo hagasigara ikahwa nzima zifite imbaraga bakavuga ati rero twabonye yuko centrale nucléaire yabo imaze kugeraho ishobora gukora hasigaye igihe gito ntabwo bari bakabigezeho hasigaye igihe gito bagakora uranium ishobora kuvamo bombe rero ntabwo tuzabyemera urabizi ko n'abanyamerika bari barimo kubahatira kugira ngo izo programu za atomique bazivemo basigare gusa kuri niveau industriel mbese ibyara amashanyarazi n'ibyo bakoresha mu buganga n'ibindi ibyo rero Israel yo nk'igihugu kifitiye ubwoba kizi ko kigeze gukorerwa genocide bavuga ati twebwe ko ugira ngo niba warumvise premier ministre wabo Netanyahu aravuga ati never again kuri twebwe ntabwo ari muri 48 never again n'uno munsi ntabwo tuzemera ko hari igihugu gishobora kugira imbaraga za turimbura kituba hafi urumva rero iyo ni intambara itazabona igisubizo hafi kuko Iran nayo ubona ari abantu bafite umunya bihagazeho bararaza sawa intambara ni nk'indi murase misile natwe turase izindi uzaruha mbere tuzahagarara hari ababihuza na Bibiliya bati byaravuzwe kera ko mu minsi ya nyuma intambara ya Magedoni ntiragera yagiye ubwo ndabizi bamwe baraje batubwira ati yageze ariko nta Armagedoni zaba nyuma y'ubwami bwa Antikristo kandi ntabwo buraza so ntayihari iriya ntabwo ari Armagedoni iriya ni intambara ariko ntabwo ari Armagedoni intambara ya nyuma y'isi ntabwo ari iri abantu bavugaga bati nimba byaranditswe bikavugwa yuko bazaterayo ariko n'abandi baravuga bati se Isirayeli ko ariho hantu hatuzaniye Kristo ariko kuki nanone aribo bari kurasa abantu bakabica abantu kuba agakiza karavuye muri Isirayeli ntibivuga ko Isirayeli babaye abamarayika ese nturabona umubyeyi ubyara umwana akagira umumaro kandi umubyeyi we ari igisuma icyo rero ntabwo nibwira ko tugomba kubihuza icyo nababwira kimwe iriya ni intambara nk'izindi ntambara izagira iherezo ntabwo ari intambara y'imperuka y'isi oya nta kintu kidasanzwe abantu bagomba kubona muri ino ntambara habe na gitoya iriya ni intambara nk'uko hari intambara muri Ukraine n'Uburusiya kuko nizo twagereranya mu buryo bw'ubukana nagiye kuvuga ngo hari intambara hano hirya muri Kongo ariko ntabwo zinganya ubukana uretse ko burya buri ntambara yose igira ubukana bwayo ariko iriya ntambara ya Israel ntuza na Iran iriya nta nubwo izamara ukwezi hari abantu batekereza ariko ko izatinda kubera ko bavuga bati bafite gahunda yo gusibanganya burundu Iran kugira ngo idakomeza gahunda yo gukwirakwiza abasilamu ibyo ni ikinyoma kuko ibyo gukwirakwiza abayisilamu sibyo kubera ko n'ibindi bihugu bikikije Israel za Yordania za Kizose bira bihugu byose by'inshuti za Israel ndetse ibihugu by'abarabu by'abayisilamu so ntabwo ibyo ngibyo ari byo ibintu abantu bavuga gusa buri erega ikibazo kibamo nuko abantu bitiranye idini na politike
muri Irani hari iriya system y'abayotora bafashe Isilamu bayigira igikoresho cya politiki. Ariko ubundi Israel ikikijwe n'ibihugu by'abayisilamu byinshi kandi bitarimo kuyirwanya. Wenda bishobora kuboneraho nabyo bikongera bikagaruka mu bukana byahoranye muri za 73 za 70. Hari igihe yigeze kubaho intambara y'iminsi 6 iyo bise la guerre de 6 jours muri 67. Hari n'iyindi yabaye muri 73 mu gihe cya Golda Meir. Ariko izo ntambara zari iz'ibihugu bikikije Israel zishaka kuyimira bunguri, kubavuga bati baraje batwara igihugu cya bene wacu cy'abanyapalestina, baza kubona ko nta mpamvu yo gukomeza kurwana barabireka. Uretse ko giye nibwira ko ni n'ikibazo batakemuye neza, kuko n'ubu n'abanyapalestina n'abantu bakeneye kugira igihugu bagatura bakamera nk'abandi. So ubwo nayo ni intambara ibitse ibya Hamas na Hezbollah bisa n'ibyasinziriye, ariko n'ubundi ntabwo byarangiye. Kuko biriya bataraha abanyapalestina igihugu cyabo ngo nabo bagira ahantu hitwa habo, haba habane hato cyangwa habane hanini, n'ubundi ubuzi ko ari ibintu bizongera bikagaruka ejo. Kuko nta muntu wemera kuba impunzi iteka. Ariko hari ikintu warubuze, ariko n'ubundi abantu bamwe ntekereza ko ari imyumvire cyangwa se ari ukuri, bati n'ubundi amadini ni igikoresho cya politiki abantu bamwe na bamwe. Amadini ajya igikoresho cya politiki mu bihe byose, kubera ko kuva Kia Sorento, Kia Niro, Prius, Tucson n'izindi modoka z'ikoranabuhanga rihambaye zikomeje kugendana n'iterambere ry'igihugu cyacu. Ariko se mbibarize, bantu mwese muri kuguriza imodoka n'izindi z'ikoranabuhanga rihambaye, mwaba muzigura muteganya maintenance yazo? Mwaba se mutekereza no kubatekinisiye bazikora? Nje kongera kubibutsa ko izi modoka z'ikoranabuhanga zirenze kura amasupana n'inyundo byakoreshwaga n'abakanishi ba zamani. No. Gukora izi modoka z'ikoranabuhanga birigwa kandi bikeneye ubumenyi bwihariye, kuko nibyo bizifasha kuramba. Muntu uri kugura imodoka y'ikoranabuhanga ukayikoresha muri ba rupigapiga, rekeraho kwiyangiriza no kwishyira mu bihombo. Reka nkurangira hari aba engineer babyize kandi babirambyemo, nshingiye ku buhamya bw'abahagiye imbere yawe. Nta handi ni muri Auto Korea Maintenance Limited. Abo bumenyi buke bazakubwira ko bateri zazo zapfuye kandi zikeneye gusa upgrading. Bazakubwira ko moteri electrique cyangwa convertisseur zikeneye gusimbuzwa, nyamara ari ugupapira. Tandukana nabo ugane Auto Korea Maintenance Limited. Ukigura imodoka ukabagana, aba bahanga bakugira inama y'uburyo ikorerwa maintenance, bakanagufasha kuyikurikirana. Rindi imodoka yawe guhorana ibibazo bya buri gihe, uyirinde gusaza no gupfa imburagihe uyijyana muri Auto Korea Maintenance Limited, kuko niho hari abatekinisiye basuzuma bakakumenyera uburambe bw'ibyuma biyigize, ibikeneye gusimbuzwa, bakanita kuri systeme zose z'imodoka. Uretse ubuhanga bwihariye mu gusuzuma imodoka z'ikoranabuhanga rigezweho, banakugira inama ku mavuta n'amaproduit imodoka yawe ikoresha, bakayikorera programming ndetse zigeze igihe cyo upgrading bateri zazo barabigukorera. Dukorera Gikondo hafi ya Kiliziya Gatolika ku muhanda wo kwa Mironko. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri 0786 20 60 54. Auto Korea Maintenance Limited, igisubizo ku modoka z'ikoranabuhanga mu Rwanda. Reka mfate idini rya Gikristo. Kuva muri 313 ngira ngo niba nibuka neza, ku gihe cya Constantine, idini na politike byaravanze, biba ifu n'amazi bikora ubugari. Isilamu nayo iraza bifata uwo murongo. Urabona nk'ariya nka Irani wavugaga, buriya Irani yahoze ari igihugu cy'igikapitaliste mu gihe cya yitwaga umuki mu ni Shah, umuyobozi wabayoboraga twari tukiri batoya, wakuweho nabo bayotora. Ayotora muri za 73 ngira ngo nibwo bamukuyeho Shah Dirani. Bamuvugaga mu makuru turi abana batoya mutwiga muri segonderi. Ngira ngo niyo mpamvu maze kwibagirwa more amakuru yaho, kuko icyo gihe haje umwayotora ngira ngo yitwaga Khomeini. Araza atangira revolution islamique muri Irani, buhoro buhoro akuraho ibyo bintu, kuko Shah yarabogamiye ku ruhande rw'uburasa, mbese ku banyamerika. Burya Irani ntabwo ari abarabu, by the way, nicyo ngira ngo mumenye. Ntabwo Irani tuwe n'abarabu, tuwe n'abaperisa. Abaperisa ntabwo ari abarabu. Bo rero bari babogamiye kuri kapitalisme, ku banyamerika n'abanyaburayi. Hanyuma Ayatollah Khomeini araza azana revolution islamique, agihindura igihugu kigendera ku sharia. Urumva ubwo afashe idini ayivanga na politiki. Bihita bigenda, kuko buri urebye iwabo usanga
system ya Iran iri compliqué ibamo abantu z'abashehi n'abo bayotora ugasanga kimwe cya kabiri cya parlement nibo bakigize bagiramo indi nama igizwe n'abantu nka 12 nibagiye uko yitwa ni ibintu ubona bicangacanga ariko byose bikagaruka ku kintu kimwe ku muntu witwa the supreme leader ngira ngo uriho bino munsi na Ayatollah Khamenei yigeze no kuba president wa Iran kera mbere mu gihe cya Ayatollah ntuza Khomeini abo rero ubona ni politique n'ubundi yongeye ivanga n'idini ntabwo rero wabivangura biriya byo byaravanze kimwe na biriya bihugu by'abarabu byinshi bigendera ku sharia nubwo no kuvuga ngo ni idini bayavanze na politique byo ntushobora kubitandukanya ibihugu byinshi by'abayisilamu ni ibihugu usanga idini na politique byaranywanye ku buryo ntiwabitandukanye kuki ariko isilamu mu bihugu byo hanze igenda ikanywana na politike y'igihugu cyane ku buryo banayifashisha bica abantu bavuga yuko bari guharanira uburenganzira bwa bitandukanye n'abakristo nuko ariko ntuza yabikoze ubundi oya burya n'ubukristo ufashe isezerano rya kera burya isezerano rya kera Israel yari theocracy theocracy rero nanu bavuga ngo idini nigenga politike uburyo tuyobora igihugu bishingira ku myizerere burya na Israel yari theocracy uretse ko Israel no munsi atari theocratique ariko ubundi mu gihe cya ba Dawidi n'abandi bami yari theocracy wasangaga abatambyi n'abahanuzi bafitemo ijambo rinini cyane Islam rero burya usanga unarebye na Quran isa cyane n'isezerano rya kera nubwo bemera Yesu ariko usanga bameze nk'abo bakiye ku isezerano rya kera niyo mpamvu izi ntambara za hato na hato zisigaye zihoraho za buri munsi ngayo hatari intambara muri Kongo hari intambara mu burasirazuba bwo hagati hari intambara mu burengerazuba niyo hatari intambara ariko abantu batekereza ko ari izo mu bihe bya nyuma mushumba ariko Yesu yarabivuze niyo mu bihe bya nyuma muzumba intambara n'urusaku rw'intambara ubwo rero nyine muri mwitegura kwitahira se oya ntabwo biri hafi ariko burya biba bikubwira ngo birimo biraca amarenga abanyarwanda bacaga umugani ngo ujya gucika bica amarenga n'ubundi Yesu yaravuze ngo mu bihe bya nyuma muzumva intambara n'urusaku rw'intambara ngo ibihugu bizatera ibindi ngo muzumva ibyorezo muzumva inzara ngo hamwe hazaba hari inzara handi hari ibyorezo ariko buriya nibijya kugera mu gihe cya Antikristo byose bizaba biriho wumve hirya intambara mbese sinaniranye hanyuma haza umuyobozi umwe uzahuza amahanga yose akayayobora atuyobore neza rwose twese adushyire ku murongo nibigera hagati yihindura imana Murekate kumbona utemba itoto ibanganire ngo nanjye mbwira biwanye nibisanzwe nuko umuntu aba yaramenye ibanga ryo kurya neza hakiri kare ubuse mama ko nge ntabona amafaranga yo kugura izo nyama za buri munsi yewe niba ugitekereza ko ukeneye inyama za buri munsi uribeshya rwose ubibanga namenye ni umuceri imbere ya mbere muri Tanzania wa Bemama na Baba Rice naba natekesheje amavuta ya Mount Mero Soyiko bikaba karusho kandi buriya agafarini kazania nako ni ingenzi wanjye uwo muceri utumye utemba itoto gutyo cyane rwose ariko naho urashoboye ubusujya muri Tanzania kugura umuceri ashwida Aloy Supply Company barahari ku gacu twese ubwo nabasanga he bakorera mu isoko rya Nyarugenge munsi ya Ragarete cyangwa se ku mashami yaba ari ku isoko rishya rya Nyarugenge mu muryango wa B5 akarongo 14 wabahamagara kuri nimero 07823876 cyangwa se kuri 0782358478 ndetse nikabuga kwa Maisha wahamagara kuri 0782555999 haka abantu bajya bavuga batamere kukuntu isigaye iyobora ahantu hose hateza intambara ubwo wasanga ari ibyo bavuga naka ntabwo ari biriya rero numva abantu basakuza nkavuga nti ariko ubwo twaba tugiye kwinjira mu kindi kiganiro kuko mbona n'abantu bigira abasesenguzi nkavuga nti Bibiliya mwayisomye nabi ejo bundi bashyiraho papa ntibavuga ngo uriya mupapa witabye Imana ngo niwe wa nyuma none ntiyagiyeho aratengamaye rwose Leo wa 14 ntiyagiyeho uburiya nawe baraje bamukorera ubwe buhanuzi kuko bagomba kubona ukuntu basobanurira ibitarasobanutse reka twitare ariko mbere hari akantu wari ukomeje uti intambara yo muri Iran yo ntizanamarira igihe ariko iyo muri Kongo yubonotira kada yo muri Kongo
ibyo muri Kongo byihorere ariko mwagiye mubitega amaso kuki mwigora jewe sindi umuhanuzi sindi n'umusesenguzi ndi umupastori twitayirire ibyo byihorere tubitega amaso binani biharire bene byo yego mushumba ndabashimiye cyane ku mwanya n'ukuri mwaduhaye nimba ntabaneganya ijambo ndumva nabashimira cyane naryo je ibyo wambajije nibyo nashubije ntabwo nenda gukoraho ikindi kiganiro nawe wakoze reka mushimire cyane rero uyu mubyeyi twari dukumbuye kwicara nawe tukaganira nshimire namwe tubana mu biganiro byacu bya buri munsi musharinga kino kiganiro cy'umushumba hari abantu baba bamukumbuye badaheruka kumubona ku bw'amahirwe Imana ikatugira neza tukamubona of course kasi episode that's my name Kabo